Ese waba uzi amabanga 10 abakire bakoresheje kugira ngo babashe gukira? Ese waba uzi kugira ngo ukire bimwe bintu ugomba kwibandaho, bimwe bintu ugomba gukurikiza kugira ngo uzagere aho abandi babashije kugera, kugira ngo uzagere aho abandi babashije gukora? None rero kurikira wumve amabanga 10 ugomba kugenderaho kugira ngo ubashe gukira, amabanga 10 ugomba kugenderaho kugira ngo ubashe kugera ku musozo w'ibyishimo byawe. Kuba abantu barabashije gukira nuko babikoreye, nta muntu wabashije gukira atarabikoreye. Nawe rero tangira ubu ngubu none aha ngaha kugira ngo aho abandi bageze nawe ubashe kwagera. Rero amabanga n'aya ngaya, ibanga rya 10 wagenderaho kugira ngo ubashe gukira. Shora icyizere, haranira ko abantu bose bakugirira icyizere. Biragoye kuba wakira nta muntu byibura wafata n'igihumbi akiguhereze ngo shyirira umuntu kanaka. Biragoye kuba wakira umuntu akaba akaba umwari muri kumwe mu rugo yajya kugenda arangiza agasiga kinze. Biragoye kuba wakira nta muntu n'umwe ukwizeye utari inyangamugayo. Shora icyizere, wumva neza ko abantu bose bakwiye kukwizera. Iryo ryari ibanga rya mbere rikwemeza kuba wakwigira uko abo bantu bakugirira icyizere. Ibanga rya kabiri riteye gutya: iga gutandukana n'ibiryohereye. Iga gutandukana n'ibiryohereye. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ari nabyo bigora benshi cyane. Ibintu biryohereye nibyo bituma dukena. Nimba ubonye amafaranga ugahita utekereza kuvuga ngo ugiye ngo kujya mu buyoga, ugiye kurya inyama, ugiye kurya burushete, ugiye umwana mwiza uwo mwakundanye, ugiye gusohokana, ibintu nk'ibyo ntabwo ugendera muri iyo mico ngo uzabashe gukira. Uzacunga abakiri hafi ya bose. Niba abantu usanga utamenya ibyabo, ubona bavuga ati bari abantu amafaranga bayamarisha iki ko batayarya. Bo bamaze kwikuramo umuco wo kurya ibitari ngombwa, umuco wo gukora ibitari ngombwa, kandi bimwe biryohereye cyane nibyo bagendera kure. Kugira ngo ubashe gukira ugomba gutandukana n'ibiryohereye. Ibanga rya gatatu: itoze kwicisha bugufi. Biragoye kuba wakwishyira hejuru ukaba watera imbere. Uzacunga abakiri hafi ya bose, akwereka ko yicisha bugufi, akwereka yuko ari wa muntu mbe guciriritse uri aho ngaho. Rero abantu tudafite icyo turiho, usanga ari twebwe twikweze mu muhanda tugaragaza yuko dufite amafaranga, tugaragaza yuko tubayeho neza, ariko uzacunga abakiriho bava bakagera. Ni ba bantu bicisha bugufi, ni ba bantu ureba ukavuga ati ese uyu muntu ubundi afite amafaranga ku buryo yajyana impaka n'umuntu akubwiye ko uwo muntu ari umukire. Rero iga kwicisha bugufi. Niwicisha bugufi abantu bazakwegera benshi, harimo n'abaguha amafaranga. Mu gihe niwishyira hejuru, ahubwo abantu bazagusuzugura, banaguce n'amazi, cyangwa babashe kuba banagutinya kandi bakabashije kuba babakuraho inyuma. Ibanga rya 4: itoze gukunda umurimo. Biragoye kuba wabasha gukira kandi utinya umurimo, udakunda umurimo, wirirwa wiryamiye, wirirwa uzerera, wirirwa wicaye hasi, wirirwa utembera. Biragoye kuba wabasha gutera imbere. Umuntu wese wabashije gukira nuko abashije gukunda umurimo, nuko yabashije gukora. Rero nutabasha gukora, aho ngaho usimara, aho ngo nta terambere uzageraho. Haranira gukora, yaba uri umurimo mwiza cyangwa umubi. Akazi keza akazi kabi kaguhesha keza. Rero wisuzugura akazi kose gakore, kandi ako kazi ni kwahurirayo n'umuntu akaba yabasha kuba yagira ahantu yakugeza, akaba yakurangira akazi keza. Rero nimudakorana kabi nta nubwo muzasha gukorana keza. Rero basha gukunda umurimo uko waba uri kose. Biragoye kuba wakira udakunda umurimo. Ibanga rya 5 rigezweho riteye gutya: iga gukunda amafaranga. Iga gukunda amafaranga kandi wige kuzigama. Rero biragoye kuba waba umukire udakunda amafaranga. Nimba ubona amafaranga ukiyashyikira ugahita utekereza urimo ideni, ukiyashyikira ugahita utekereza umuntu ahantu ugomba kujya kuyajugunyanga, buriya bira umuntu uzaba umukire nta faranga ripfa kumuvaho. Ifaranga ryamugezeho ntirimuvaho. Rero abakiri hafi ya bose bakunda amafaranga, bakunda yuko amafaranga atapfa kubavaho, bakunda yuko amafaranga bayagumana. Kabone nubwo yayafata kuri mideni aremera agahiga ahandi hantu yakura, wowe yirinda yuko ifaranga ryamuvaho. Rero banza wige ukunda amafaranga, wumve ko amafaranga agomba kuba hafi yawe, kandi witoze kuzigama. Numara kuyakunda, kuzigama bizoroha. Byo gutagaguza amafaranga bihera uno munsi ubivamo, naho nutabivamo nta terambere uzageraho. Ibanga rya 6:
tandukana n'inshuti urusha ubushobozi. Hita uhera none inshuti babandi bari hasi yawe, mu by'ukuri nta nama nzima yakugira, wakuraho amafaranga, nta nama nzima yakugira, wakuraho ubukire. Rero izo nshuti zose nushaka zitangira uzima umwanya, ntubikureho burundu, ariko tangira ubima umwanya, ugenda ubagendera ku ruhande ho gake gakeya. Babandi bafite aho bageze, bafite icyo bakurushaho ariko batakurenzaho cyane, babandi bafite icyo bakurushaho mo gakeya, tangira witoze kuba waganira nabo. Mu by'ukuri aho bagibashije kugera, hari igihe bakugira inama, hari igihe bakwereka n'umurongo cyangwa ukona n'imyitwarire bakora ukaba wayigenderaho. Gutandukana n'inshuti urusha ubushobozi cyangwa zikennye ziri hasi yawe, iyo ni ingirakamaro. Icyo ni ikintu cy'ingirakamaro cyatuma ubasha gukira. Irindi banga rya karindwi, ikuremo impuhwe ugirira abantu. Kurema impuhwe ugirira abantu, mu by'ukuri biragoye kubona umuntu w'umukire wagize impuhwe. Icya mbere ni ukuba ari ikijyanye n'ifaranga, kuba wafata amafaranga ugatubona yewe uriya muntu disi arababaje, ugatugenda ugatumuhereza 1000, uriya muntu disi barafite ikibazo, uriya muntu disi wamuguriza amafaranga, uriya muntu disi. Aho ngaho biragoye kuba wakira ufite impuhwe. Abakira hafi ya bose nta mpuhwe bagira. Rero haranira kuba yuko iby'impuhwe wabyikuramo, ahubwo ugacunganwa na hafi ifaranga. Impuhwe zituma abantu benshi basubira inyuma. Ibindi banga rikurikira rya 8, tangira uhangayikishwe n'ejo hazaza. Tangira utekereze ejo hazaza ukuntu uzaba ubayeho. Nimba ubona kurya ari hatari, nimba ubona wirirwa mu bintu bidafite epfo na ruguru, tangira utekereze ngo nibikomeza gutya, ejo ntagifite imbaraga, ejo narabyaye abana benshi, ejo mbega utangire utekereze ejo bundi mfite abuzukuru nzaba mbayeho nte, ese singiye gusaza nsabiriza. Aho ngaho nuhangayikishwa n'ejo hazaza, bizagusunikira kuba babasha gukora, kuba babasha kureba koko nimba ibyo urimo bizaguhira. Rero tangira uhangayikishwe n'ejo hazaza kugira ngo uzabashe kuba umukire, kugira ngo uzabashe gutera imbere, kugira ngo uzabashe kugera ku rundi rwego rurenze urw'uruha aka kanya. Iryo ryari ibanga rya 8. Ibanga rya 9 rirakomeye cyane. Ibanga rya 9 riravuga ngo tangira ugendane n'ibigezweho. Mu by'ukuri buri munsi hahora hahangwa imishinga mishyashya, buri munsi hahora haza imishinga mishya kandi y'iterambere. Buri munsi ibyo umuntu yashoraga mu myaka 30 ishize, ubu ngubu ntabwo ari byo ashora. Birashobora gusanga hari hagezweho ubworozi, birashobora hari hagezweho ubuhinzi, barakora hari amasambu, hari n'uburyo wakororamo. None ubu ngubu ushobora gusanga hagezweho ubucuruzi. Ubu ngubu rero tangira ugendane n'ibigezweho, urebe imishinga igezweho, urebe ibigezweho ibyo bibasha kuba birimo amafaranga. Ibintu byose urazi yuko habaho guharara. Rero ibintu bigezweho bari byo ushaka kugendana nabyo, wirinde kugendana ku byatakaye kera. Irindi banga rya 10 ari naryo rya nyuma riravuga ngo kora ikintu wumva ushaka, kora ikintu wumva ukunze kurenza uko wabona ibindi bintu bari gukuramo inyungu, aho abandi bari kuyaragura amafaranga ariko ubona utabikunze. Buriya gukora ikintu ukunda niyo wakuramo inyungu nkeya irakunyura. Rero kora ikintu ukunda kurenza uko wakora ikintu kirimo inyungu nyinshi ariko utagikunda. Izo nyungu nyinshi bitewe n'uko utagikunda, hari igihe birangira n'ubundi utagikoze, hari igihe birangira unahombye kubera yuko ari ibintu ukora utakurimo. Rero kora icyo ukunda. Iryo ni ryo banga rikomeye rya 10 mu mabanga 10 twe twabateguriye. Basha gukora subscribe, basha gukora sharing ku nshuti yawe. Mu by'ukuri izi nama n'ingirakamaro. Rero haranira yuko nabo babasha kubimenya. Kora yaba wakora subscribe, yaba wa sharing, ibyo ngibyo nta kindi kintu bigusaba. Ikintu cya mbere bigusaba no kuba ufite mega kandi ukaba uri kureba iyi video, ukaba uri kureba iyi nkuru, uri kuri documentaire. Rero basha kuba wadukora buri kimwe cyose, umuryango ubashe kuba mugari, tubashe kuba twagera aho tugera kandi bijye byumvwa n'abantu benshi. Turabashimiye.